Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi turaganira ku kindi kimenyetso bakoresha bareba uburumbuke bw'umugore. Ubushize twavuze ku rurenda, uno munsi turaganira ku muriro umugore abyukana. Navuga ko umuriro umugore abyukana uko ugenda ureba buri munsi ni ikimenyetso cyoroshye cyane kukireba, kubera ko uko ugenda wandika umuriro ubyukanye buri munsi bigeraho bigakora ikintu kimeze nk'igishushanyo kigaragarira amaso, ku buryo ushobora kuvuga uti hano ni imbere y'irekurwa ry'intanga cyangwa ovulation, cyangwa se hano ni nyuma y'irekurwa ry'intanga. Nk'uko mubona muri kino gishushanyo, hano hari umuriro umugore yagiye abyukana mbere ya ovulation wari muke, wari hasi ugeranije na nyuma ya ovulation ho umuriro wazamutse. Umuriro umugore abyukana mbere y'irekurwa ry'intanga cyangwa mbere ya ovulation uba uri hasi. Bavuga ko muri rusange uba uri hagati ya °C 36.1 kugeza kuri 36.5. Noneho nyuma y'irekurwa ry'intanga umuriro urazamuka ukagera kuri °C 36.6 kuzamuka. Ariko bigenda bihindagurika bitewe n'umugore uwo ari we, bitewe n'uko umubiri wawe ukora, ndetse bikaba bishobora no guhindagurika bitewe n'ukwezi. Uko byari bimeze muri kuno kwezi bishobora gutandukana cyane n'uko byari bimeze ukwezi gutaha. Ariko icy'ingenzi ni uko uba ushobora kureba igishushanyo wakoze ukaba wavuga uti hano umuriro nagiye mbyukana wari uri hasi, muri kino gice wari uri hejuru. Umuriro umugore abyukana ubundi uzamuka umunsi umwe cyangwa iminsi mike nyuma y'uko intanga irekurwa. Mu biganiro bishize twavuze yuko akantu cyangwa agafuka karimo igi ryarekuwe gahinduka umuhondo kagatangira gukora umusemburo witwa progesterone. Uwo musemburo gutuma umuriro umugore abyukana ugenda uzamuka, bivuze umuriro wazamutse ari ikimenyetso cy'uko ovulation yamaze kuba. Uko ugenda wandika umuriro ubyukana umunsi ku munsi, ntabwo ureba umunsi umwe uvuga ngo umuriro wazamutse, ureba undi munsi uvuga ngo umuriro wagabanutse, ahubwo ubirebera hamwe muri rusange. Ukaba wareba uti muri rusange kino gice umuriro uri hasi, kino gice umuriro uri hejuru. Hano ni ingero ebyiri z'amezi atandukanye. Hamwe byagaragaraga ko imibiriro yose iri hasi mu mbere ya ovulation, ahandi iri hejuru nyuma ya ovulation. Ariko kino gishushanyo kindi kiragaragaza yuko na mbere ya ovulation ushobora kugira imwe iri hejuru indi iri hasi, ariko muri rusange ukabona yose iri hasi ugeranije n'igice kiri nyuma ya ovulation. Ugomba kurebera muri rusange kurusha uko wareba umunsi umwe umwe. Nyuma ya ovulation cyangwa irekurwa ry'intanga, uno musemburo wa progesterone uzamura umuriro umugore agenda abyukana cyangwa umuriro w'umubiri muri rusange, kubera ko umubiri uba ukeka ko wenda ushobora kuba wasamye, noneho bigafasha mu gukura k'umwana. Nabigereranya nk'uko inkoko iyo zigeze igihe cyo gukora udushwi, zibundikira amagi kugira ngo ziyahe ubushyuhe bukenewe, udushwi tugende dukura, igihe cyo guturaga kizagere tuvemo ari udushwi. Hari n'abakoresha imashini akamaro kazo harimo no gutanga ubushyuhe bukenewe busimbura ubushyuhe inkoko yari kuzatanga. Byose bifasha kugira ngo utwana dukure tuzavuke. No mu mubiri w'umuntu umuriro urazamuka. Bavuga ko umuriro uguma hejuru iyo waramutse utwite, umuriro uguma hejuru kugeza iminsi mike mbere y'uko ubyara. Icyitonderwa ni uko gupima umuriro umugore abyukana mu rwego rwo kumenya uburumbuke bwe bitandukanye n'ibindi bimenyetso bibiri by'ibanze bisigaye bakoresha. Twabonye ururenda urukoresha ugenda ureba uti irekurwa ry'intanga riregereje, cyangwa se amahirwe yo gusama ni menshi muri kino gihe. Kimwe naho inkondo y'umuriro iherereye tuzabirebaho nyuma, nabyo bigenda bikwereka ko uburumbuke buri hejuru ushobora gusama. Ariko ikihariye ku muriro umugore abyukana buri mu gitondo nuko ukwereka ko ovulation yamaze kuba, ukwereka ko intanga ngore yamaze kurekurwa. Bivuze ko ntabwo wagendera ku muriro wirinda gutwita mbere ya ovulation. Ushobora kubikoresha nyuma ya ovulation bikwereka ko ovulation yarangiye, ko igihe cyo gutwita cyarenze. Nk'uko twabonye ko hari ibyo ushobora kwitiranya n'ururenda mu gihe ukoresha ururenda, hari n'ibishobora gutuma umuriro wapimye utariwo utakugaragariza umuriro nyawo. Icya mbere harimo kuba ufite umuriro kubera urwaye, icyo gihe nubyuka uzapima ubone umuriro uri hejuru. Icya kabiri harimo kuba waraye unyweye inzoga
mu ijoro ribanza. Icyo gihe hari amahirwe nabwo yuko umuriro uzabyukana uzaba uri hejuru. Ikindi ni uko ushobora kuba utasinziriye byibuze amasaha 3 yikurikiranya mbere yuko upima umuriro. Babwira abantu ko ari byiza ko usinzira bihagije byibuze amasaha 3 nta kikurogoya mbere yuko upima umuriro ubyukanye. Ikindi gishobora gutuma ubona umuriro utariwo cyangwa ushobora kukuyobya hari no kuba wapimye ku masaha atandukanye. Ubundi ni biza gufata isaha runaka, wenda ubyuka saa 1 ubyuka saa 11 ukaguma kuri iyo saha, cyangwa se ukaba wakora hagati y'iminota 30 mbere cyangwa nyuma. Ariko iyo urengejeho akenshi biguha umuriro ushobora kukuyobya. Ikindi gishobora gutuma ubyukana umuriro ushobora kukuyobya cyangwa utagaragaza ibihurimo mu bijyanye n'uburumbuke, harimo no kuba wenda waryamye mu biringiti bikoreshwa n'amashanyarazi, bishobora gutuma ushyuha cyane ukabyukana umuriro. Ariko icyiza nubwo hari bino bishobora gutuma umuriro wawe ubyukanye utagaragaza umuriro nyawo wari kubyukana, iyo bino byose twamaze kuvuga bitabaye ndetse wenda n'ibindi bitandukanye, nuko twabonye ko iyo ureba umuriro ureba muri rusange, ntabwo ureba umunsi umwe. Ikindi umunsi umwe ushobora kwibeshya uwo munsi ugukuramo ukareba muri rusange. Urugero nko kuri kino gishushanyo murabona ko hari umuriro wasimbutswemo, wenda wibagiye gupima nyuma cyangwa se wari warwaye. Ikindi kiza nuko udakoresha umuriro ubyukana wonyine, uba uwukoreshanya hamwe no kureba ururenda, ndetse bamwe na bamwe bakongeraho no kureba inkondo y'umura iherereye. Icyo gihe ufata wenda nimba hari iminsi wabyutse waraye unywa inzoga cyangwa se mu bindi bitandukanye byabaye, ubihuza n'ururenda rwawe, none ukaba ushobora kuvuga uti nubwo uno muriro ntazi uko umeze ariko ururenda ruranyereka ibi n'ibi, ukaba wamenya uti ni igihe cy'uburumbuke nshobora gutwita cyangwa se sinshobora gutwita. Muri make ni byiza gukoresha ibimenyetso bibiri byibuze, ururenda ndetse n'umuriro ubyukana, washaka ukongeraho n'aho inkondo y'umura iherereye. Ibyo ni ibimenyetso by'ibanze turi kuvugaho, ariko nyuma tuzagenda tureba n'ibindi bimenyetso bitandukanye bishobora kuba ku bantu bamwe na bamwe. Kureba umuriro ubyukanye byagufasha kumenya ibintu byinshi bitandukanye tuzarebaho nyuma, ariko uno munsi icyo navuga ni uko umuriro ugufasha kumenya uko ukwezi kuzareshya. Twabonye ko igice gihinduka cyane cyane mu kwezi k'umugore ari igice kiri imbere ya ovulation bitewe n'ibintu bitandukanye, ariko akenshi nyuma ya ovulation iminsi ikunze kuba rimwe, nk'iyo yahinduka igahinduka nk'umunsi umwe cyangwa gake cyane iminsi 2. Icyo gihe nimba ovulation yaratinze kubera ibintu bitandukanye, umunaniro, guhangayika gukabije, uburwayi n'ibindi bintu bitandukanye, uzavuga uti ovulation yabaye itinze, uvuge uti kuno kwezi kuzarangira igihe iki n'iki, bigakuraho bamwe bajya bahangayika bati imihango yatinze kuza, wasanga ntwite. Ariko wagiye upima umuriro ubyukanye binagufasha kuvuga uti ovulation yaratinze kino gihe, bivuze ko n'ukwezi kuzaba kurekure, bityo bigakuraho guhangayika bidakwiriye. Ariko bino guhangayika biri ku bantu batifuza gusama, birumvikana. Hari abo kuba basamye byaba ari byiza. Muri make biterwa n'igihe urimo n'ibyo uri guteganya. Mu gupima umuriro, uwupima buri mu gitondo. Hari n'abawita umuriro umugore abyukana. Ni umuriro ubona nyuma y'uko waruhutse. Hari udukoresho bapimisha bita thermometre, ariko ntabwo ukoresha thermometre ubonye zose. Ni thermometre zishobora gupima umuriro n'ibice bibiri inyuma y'akitso. Hari abakorera muri degrés Celsius, hari n'abakorera mu byo bita Fahrenheit. Ziza zitandukanye, ariko muri rusange ziba zimeze gutya. Ushyira mu kanwa munsi y'ururimi, noneho ugategereza kakasohora ijwi cyangwa kakabipa, ukarekera ukamenya ko gufata umuriro byarangiye. Ububumbye umunwa ntabwo wemerewe kuvuga. Navuze ko ziza zitandukanye. Hano mfite n'akandi kameze nk'ari gashyashya, naho gakora nk'iriya nari maze kubereka. Nayo ni kimwe nk'iriya. Ushyira mu kanwa munsi y'ururimi, ugategereza kakavuga, ukamenya ko karangije gupima, ubundi ukagenda wandika. Hari abakoresha app za telefone, hari abakoresha impapuro ziriho ahantu ugenda ushyiraho, none uko igihe kigenda ukaba wareba uko
igishushanyo kiri kugenda kimera. Ni ahangaha dusoreje ikiganiro cy'uno munsi. Mwakoze kudukurikira, nabibutsa kwiyandikisha ku rubuga rwacu. Tuzakomeza tubagezaho ibiganiro bivuga ku burumbuke bw'umugore ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Murakoze, murakarama, naho utaha.